Kurikiye ni Kasi TV show aho muri hose ndabasuhuje amahoro y'Imana akomeze kubana namwe abari mu Rwanda muri South Africa mu bihugu byinshi bitandukanye mu rurimi rw'ikinyarwanda amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Hano imbere yanjye ndi kumwe n'umutumirwa yatangira twibwira. MBONYIMANA Felicien Yego. Mvukira ahantu bita ku Mugema ku nteko. Noneho rero ubwo Felicien ni umuntu ki yakuze gute yabayeho gute kugeza amagingo aye? Ubuzima bwanjye nabayemo no kuvuga ngo nabyirukiye mbega navukiye aho ku nteko. Yego. Kirukana n'ababyeyi ari ibimuga. Yego. Nako mbyarwa n'ababyeyi ari ibimuga. Yego, bafite ubumuga nabo bw'ibimuga. Yego. Twari mu rugo turi abana babiri, twavutse turi abana 8. Bamwe barapfa dusigara turi batatu. Mukuru wanjye ari Bugande. Yego. Urumuna wanjye yubatse ku isambu. Noneho ubwo nanjye niho nari nubatse, ariko naje kugera ubwo njya kubaka hariya muri Rugarika. Yego. Nkagura ikibanza ndahubaka. Nahagiriye ubuzima burandya kubera abantu masanze bantesha umutwe. Ni ukuvuga ngo umukuru w'umudugudu bita Alphonse atuye Ikibungo, yarimutse atura Ikibungo. Yaje kuntwara igare aritwara mu manzaganya yo kunkora bankora dosiye kugira ngo bakunde bamfatire iryo gare cyangwa banyambure n'amafaranga. Yego. Ariko akaba ari umukuru w'umudugudu afatanya n'uwo bita Pelagia nari murimo amafaranga 2,000. Bamwoshya kuza gufata iryo gare kugira ngo nde muhe ibyo 2,000. Ninta yamuha nyaboneyeho, noneho igare arifata rijyana. Yego. Ariko bitwaza ko murimo amafaranga nayatindanye ari uburyo kugira ngo babone rya gare bitwaje wa mwenda murimo. Kubera ko nanone mbere bari barankoreye dosiye yo gutema imyumbati imituburano, ndabihakana mbega babikora nagiye ku Kamonyi. Je ndi mu gukingura ngiye kumva numva nyomba komati hari umuntu wagushatse arakurega. Twaragushatse turakubura. Ese mwashakiraga iki? Ati hari umuntu wakureze ngo waramwangirije. Ese ibintu bibi bimeze biti? Ati imyumbati ngo wamutemeye imyumbati. Ndavuga nti ngewe nagiye ku Kamonyi mu bukwe ngenda kwa 5. Dere invitation ngiye niyo nkiza ngeze, urabona ko ndimo gukingura ninjira mu nzu. Ubwo nagarutse ari ku cyumweru, natashye ubukwe kwa 6 ku cyumweru ndaza mbega ubwo yabimbwiraga ndimo gukingura ninjira mu nzu ngeze mu rugo ku cyumweru. Mbona arasohotse ambwiye ati urita saa 8 niho muburana. Ubwo turasohoka njya kumva mbega icyo kibazo ko nikimeze n'uwo muntu wandeze n'ibyo yandeze. Nubwo ese ko nta muntu ndimo amafaranga, nta n'umuntu ufitanye ikibazo nawe. Uwo muntu yandeze ko namutemeye imyumbati kubuye buryo mbega mwabi yarayibabwiye mu byumva mu bifata muti. Ubwo ngubwo ni ukuvuga ngo bo kubera ko ari ibintu bari biteguye, bo bakoze iki? Bahise bangutiramo nyine muri kwa kwisobanura. Nge nkabura umuntu ndigera. Noneho nababwiye se iyo myumbati muri mu kuvuga niba yatemwe koko uwo muntu afite gihamya yuko ari ngewe cyangwa arakeka. Ati afite gihamya. Mpageze atangira urubanza avuga ati hari ahantu nahinze ku buryo ubu n'ubu, none rero umuntu yantemeye imyumbati, none abantu baje kumbwira uwo ari we, bambwira yuko babonye umuntu ngo umeze nka kanaka ngo ari mu myumbati ngo agenda ashabura imitwe nuko. Noneho ndababwira igihe natahiye ubukwe ko nagiye kwa 5, mbabwira ko nje ku cyumweru, mbabwira ko n'uwo nabutahiye, mbabwira n'amasaha nagendeye, ntanga n'abagabo mu bantu twahuye. Barangije ubwo hahagurutse abantu 2. Umwe aravuga ngo nabonye ngo umuntu ngo umeze nka kanaka ngo ari mu myumbati ngo hakurya hanyuzemo igikombe. Ngo noneho ngo nkabona ngo ashabura ngo yambaye ikoti risa n'irya kanaka.
noneho undi nawe arahaguruka ngo twarasiganye ngo turavuga ngo se nguriya ni kanaka ngo cyangwa ni nyiri imyumbati ngo kanaka nuko ubwo noneho ndahaguruka ntese mumaze kubona uwo muntu mwakoze iki mwagiye kureba yuko ari jewe cyangwa mwaje kureba ko ari nyiri imyumbati icyo mwakoze ni iki baraceceka abandi ngo ngo umuntu ngo agira ngo ibintu ngo by'amatakira ngo yaba ari we wayitemye ngo none ngo akaba ngo ari amatakira ngo ibyo ngibyo ngo kubaza gutyo ngo tujye kora ko imyumbati yatemwe ngo ndidusanga ngo yaratemwe ngo ubwo ngo irabimutsinze ngo ndidusanga itaratemwe ngo nabwo ngo barabamubeshyera ndababwe ntese ko mufashe umwanzuro gutyo uwo mwanzuro mufashe uhuye n'ikibazo mbajije niba yarabonye umuntu arimo kwangiza imyaka ntavuze induru ngo abaturage bari aho ngaho bajye kureba uwo muntu cyangwa bajyaneyo nabo ubwabo ntibajye kureba ko iyo myaka irimo kwangizwa kandi babona imyaka yangizwa bafashe mwanzuro ki ese kuki kumva barimo gukeka ngo babonye umuntu umeze wambaye umwenda usa n'uwanjye kuki bataje kureba ko ari ngewe cyangwa ari undi ngo barebe niba wa undi yangiza imyumbati cyangwa ari mu kuyibagara nk'uko bari mu kubivuga ubwo bo bahise barenzaho nyine baravuga ngo tujye kureba ko imyumbati yatemwe ngo nidusanga itaratemwe ngo biraba ariko ngo nyine ngo nidusanga yaratemwe ngo irabimufata nidusanga itaratemwe baramubeshyera ariko ubwo bakaba mu gukora ya politiki muri hari ibyo bita ngo ni abakinnyi nyine bagakina urubanza bakegena bagakina urubanza rwawe udahari noneho barangiza bamaze kururangiza none rwose bakabwira umuntu bati genda wowe ushora urubanza utangire urige yego ubwo ngubwo none se ubundi wakuregaga yashakaga kurega akuziza iki avuga ko wakoze iki n'imyumbati iri watemye kuko nkuko nabivuga cyangwa ni amahugu bashaka gukorera bo nyine namahugu ni bavuga ko mfite amafaranga ngo y'ibisheke byo mu nkuka wari umuhinzi w'ibisheke nahingaga ibisheke mu nkuka noneho nkandi mu gusarura bagashaka kunkura amafaranga noneho bagashaka ikintu kiyabahesha bakakibura bahitamo kunkura dosiye kugira ngo ngaragarweho n'icyaha banca amafaranga bitwaje icya kintu noneho hari ibyo bita ngo ni abakinnyi bakagukinira urubanza gutyo barangiza agatora abazagushinza barangiza akitoramo uregera icyaha noneho akajya kuregera icyaha nk'umuntu mwakoranye icyaha bakagushinja ikintu nk'abo bari bahari noneho abandi nabo baba harimo abayobozi noneho ubwo akabaregera agashora icyaha nyine akavuga kurega bamukoreye icyaha yankoreye icyaha iki n'iki byagenze gutya na gutya mfite abagabo aba n'aba nuko nabo niyo nzira babinyujijemo byaje kurangira gute sasa urwo rubanza byarangiye bafashe imyanzuro bose icyarimwe bya bindi nabazaga ntibabyubahirije kubera ko nyine bangaga yuko banshakiraga ikintu cyatuma ntabona dosiye gutsinda bo nyine bahita bafata umwanzuro bati tujye kureba ko imyumbati yatemwe nidusanga yaratemwe araba yakoze icyaha nidusanga itaratemwe baraba bamubeshyera ariko akaba ari bya bindi nyine bakinnye barafashe umwanzuro noneho bya bindi byo kurenzaho ngo bari kuza kureba uyitemo ari we bari kuza kureba imyumbati ahariho n'umuntu urimo cyangwa wavuze induru byose babirengejeho bahita bavuga ati igihamya cyo gufata imyumbati yaratemwe bahageze rero kubera ko ari gahunda bari barafashe bati uzagenda uteme wenda imira y'imibiri numara ko utema imira y'imibiri bizagaragara yuko yangiritse noneho kiba ari ikibazo ubwo n'ubundi baraje bahageze bahita vuga icyarimwe ati umuntu yangije umuntu rwose yakubaganye yahemutse mu muca amafaranga yego bari bazi kuko wavuze ko wahingaga ibisheke bari bazi amafaranga wakuyemo nyine bari bazi yuko ngiye nagurishe bya bisheke nabonye y'amafaranga bumva wari ufite amafaranga ngahe wakuyemo amafaranga ngahe nari nabigurishije 700 yego hari ibyo nagurisha 700 hari n'ibyo nagurisha 300 noneho ubwo ngubwo bankora dosiye gutyo ngo ndimo ndarya amafaranga ngiye nyine ngo mfite amafaranga yego
bankora dosiye kugira ngo ukunde bankuriho ya mafaranga. None ubwo nari mfite n'igare babuze ukuntu bankoraho amafaranga ndahinda ntago imbere y'Imana ishobora byose ntabyo nakoze. None mumpatiye icyaha ntakoze, murimo murafata imyanzuro y'icyaha nakoze kandi mukambuza urubanza cyangwa ntagire umburanira. Ariko nubwo ndumwe bwose muzaburege mugeza mushaka ntago nzatanga amafaranga y'ikintu nakoze. Ubwo baregeranye banyigaho mbega bamaze kunyigaho bavuga ngo natanze ngo rero ngo kanaka ngo twageze ngo imyumbati yatemwe ngo none ngo mwumvishe ngo yuko ngo yemeye icyaha ngo amaze kwemera icyaha ngo cyuko atemye imyumbati ngo akagisabira imbabazi ngo natwe twamubwiye yuko atazongera ngo kwangiriza kanaka ngo ariko ngo ntago kanaka yagujya mu gihombo ngo murebe ngo amafaranga ngo twamuca ngo tumugabanyirije ngo dukurikije ko yasabye imbabazi ngo ariko ngo kanaka nawe ntiyaviramo aho ngo yarahombye yaragiye mu gihombo cy'imyumbati. Ubwo byarangiye banciye 50,000 baramanura bageza mu 40,000. Ndabwe ntimbere y'Imana ishobora byose ku cyaha ntakoze mbaha amafaranga y'imfabusa naba niyemeje icyaha nta n'igiceri cy'icumi nge mbaha muzarege mugeza mushaka n'umushaka muzajye n'Inyanza. Ubwo naranze ndabihorera. Noneho bamaze kubura uko babigenza bagiye kurega nyine bakomeje urubanza ariko ntabwo urubanza bo barukomeje ahubwo bo babuze uko babigenza iratuza aho ngaho. Noneho wundi witemeye imyumbati nkomeje guserera nyine abona ko ari insika bazanye hagati yanjye nawe we yaracitse yigira ikibungo yitwa Gadi yigira ikibungo guturayo ajya kugura isambu. Mu gihe umugore asigaye babakuru umudugudu bamwoshya ngo nakomeze urubanza mu kigo kibazamushyigikira kugira ngo bakomeze kunkura ya mafaranga. Ubwo ngubwo noneho wa mugore yagiye mu kagari kurugarika ajya kurega. Agiye kurega amubaza ibyangombwa by'imisanzu y'imfubyi na mituweli abibuza ati singiye no kuburana urubanza ntazi nyirarwo yaragiye arahunga none singiye gukurikirana urubanza ntaruzi. Aba abyihoreye bakoze iki boheje umuntu ndimo amafaranga 2,000 w'ikibaga bita Pelagiye. Umugore baramubwira ati genda umwamburire iriya gare nurangiza umubwira aguha amafaranga aho muhagaze aguha amafaranga 2,000 umurimo 2,600 namara kuyaguha niyo nari murimo namara kuyaguha igare umwihurire natayaguha umubwire yuko utakemeye amafaranga igare urifate nari kwimaturaza turi mwamba. Ubwo bakoze iki baraje nako yaraje afata igare ati ndashaka iryo gare. Ese gute ati ndashaka iryo gare gusa. Ese kuki unyambura igare ryanjye nukubera iki urarishaka ubuhe buryo ni iryawe cyane iryanjye ati ni iryawe kugeza ubu ndarishaka ni iryanjye kubuhe buryo ati giye mpa amafaranga yanjye. Nese ko twavuganye ko kuwa kane amafaranga nzayaguha nkaba ntazi ibitoki ndetse nkaba ngiye kubyenga ko ubu ngubu nari kurugarika ariko nengera kumugena ku isambu nkaba ngiye kwenga ibitoki nkajyana umutobe mu isoko ukaza nkaguha amafaranga yawe saa 10. Ubu umunsi wari wira ko ari mu gitondo turi mu masambiri ubwari bwira ku buryo ugomba kubona ko ntaguha amafaranga yawe ko umugabo yaje kuyanyaka nkamubwira ko azaza kuwa kane. Ubu uwa kane warangiye nigenda uze kuza gutora amafaranga ya saa 10. Ubwo umugore yaragiye nako yanze kugenda ati genda shaka igare ndava ahangaho impaye amafaranga cyangwa utayampaye urampa igare. Ndavuga noneho igare ni iryanjye amafaranga ndayakwemerera uze kuza kuyafata saa 10 uvuye kugurisha umutobe. Umugore arabyanga ati ngiye ndava ahangaho mpaye iryo gare cyangwa ndahava mpaye amafaranga yanjye. Igare ubwo ararifashe noneho aratangiye yashyizemo imbaraga noneho kunsekera no kumusekera arabyanze arirakaje aterega ibyo ndavuga nkomeje ngiye mpiryo gare arafata arakurura nanjye ndarikurura ndarikura ariko nkaba ntazi intego afite nahafite abamushyikiye ku ruhande bamuhaye gahunda. Ubwo byarangiye abahamagaye baraza igitero igare barifata bari abantu 4 wo bita Voni wo bita Gasipari wo bita Rufonsi umukuru w'umudugudu mbega harimo abashinzwe umutekano
ariko muri ya nama nyine ari bo bari mu kuyikoresha bayirimo nuko ubwo baraje bati duhe iryo gare ese igare ryanjye murarifatira ku buhe buryo bati wanze gutanga amafaranga y'abandi urimo amafaranga gadi y'imyumbati watemye wanze kuyamuha kandi uwo gadi yarigendeye noneho ndavuga se gadi ko namubwiye ngo akomeze urubanza tuzaburane yigeze akomeza urubanza amaze kumbeshyira ngo natemye imyumbati mukanca amafaranga akana kuyatanga niya mwarakomezaga urubanza ko leta ihari bakatuburanya imanza hari aho umuntu ataregwa yarekeye iki urubanza none se ko umugore yakomeje urubanza akajya kuntumiza kurugarika ntantumize akabireka yabirekeye iki ubwo ndabihorera noneho rero rya gare ubwo bararinyambuye igare bararijyanye umukuru w'umudugudu arishyira mu nzu ndavuga nti wenda singiye kurwanya abayobozi ubwo ari umukuru w'umudugudu wari buteranye abantu babyigeho abandegere noneho nisobanura ukuntu nagiyemo peraje y'amafaranga 2600 nisobanura ukuntu nari kuyamuha akabaje gufatira igare yanze kundekura nuko noneho ngiye abantu banyure mu kibazo ntegereza ko andega ndaheba urumva ngewe sinari ngifite urubanza sinari kujya kuregera mu mudugudu kandi wo ndega iyo ndegera urumva none ibyo bintu biranyobera mbonye bicecetse bimara icyumweru gishize nagiye kurugarika ndegera gitifu bamwitaga Karaha niwe wakoraga n'uwahari ikigezi ngize ngo ndamuregera nyine sango ndega niwe ndegera bamvugiyemo mu dukuru umudugudu amvugiramo agaragaza ibyaha bandega ibyaha noneho bitabaho atema ibiziriko by'ihene yica inkoko agira gute umva bandega ibyaha noneho nanjye bwanjye n'abantu bari aho ngaho bambona akambona nk'umugome kabisa nuko yavuga se gitifu hari umuntu ugeze aza kukwereka intumbi y'inkoko nishe hari umuntu wigeze akwereka intumbi y'ihene nishe ibyo byaha bandega bitabayeho hari ahantu bandeze wenda kwa mudugudu wundi wenda ngo bamundegere cyangwa bagaragaza ibyaha byanjye babigaragariza abantu ako karengane ndakagira ibyo bintu bigenderamo ndavuga urufuzi ruraza mburumvugira mbura umuyobozi ndegera tubivamo neza ntumutwe mbifata nk'ibitari ibyanjye ndiyakira nyine nataye umutwe nabaye nk'umusazi ubwo rya gare byarangiye igare barifashe barifatiriye ya mafaranga ya 2600 igare narari basigiye wa munsi ndagenda niriwe nataye umutwe bya bitoki bihera mu rwino yego buracya nataye umutwe ya misi nsa naho mbyibagiye ko bitazeho kumugina ibitoki bihera mu rwino yego biheze mu rwino nagiye kugenga bimaze iminsi 2 nanone yo ngenze ibitoki biratera nyuma yaho ndongera ntari ibindi kundi wa kane njyana umutoye mu isoko amafaranga mbona amafaranga 2000 ndaza ndayamuha ubwo nyine ibintu byari bitarazamuka ikigura make 2000 ndaza ndayamuha ndabwo rero peraje ya mbonye 2000 akira 2000 yawe harabura 600 ndayaguye ejo nayo niyabura impigare ryanjye ati ndakanyagwa ntago nafata amafaranga tuzi harabura 600 mu 2000 mfata amafaranga tuzi utazayanyamba ese peraje nguhaye 2600 niyabura 600 uzaze kuyatoreje ati twandikira ese 600 wagira inyandiko gute ati tubikore mbwira umuhungu bitaga Mugande n'uwikibaga nawe ngaho twandikira arandika ubwo turi kwa mudugudu aho yacururizaga barandika urupapuro arangije amafaranga ndayamuhereje 2600 banditse yuko amafaranga azaza kuyafata ejo arangije ati ngaho tanga 1000 cy'inzoga z'abagabo noneho kana bise peraje mu byukuri nkwishyira 2000 none mbuze 600 dukoze inyandiko yayo ngo kugira ngo ngirire icyizere uzayafate ejo none ari ukubura 600 ari no kubona 1000 cy'inzoga z'abagabo ibyo bintu bishoboka bite urumva nyine ko ari ukongerageza kugira ngo mfungiremo nyine mbura ubushobozi mbure n'ingufu abone uko twararyaga nuko nti amafaranga 600 nayabuze none wambaza 1000 cy'inzoga z'abagabo 1000 cyo kirava he nakwishyuye nkarangiza aho kugira ngo njye mu mwenda njye gutanga inzoga z'abagabo z'1000 nabanje nkakwishyura bikarangira umugore ati reka da
ati niba utabonye igihumbi cy'inzoga z'abagabo nta nyandiko itagira inzoga z'abagabo yewe ndigendeye ubwo nuko ngo byabaye kera nuko ari ibintu bigarutse nyine byo kugira ngo umenye ibibazo nashatse no gutanga iki kibazo kuri radio ngo ndega abo bayobozi bo mu nzego zo hasi aho ngaho ikiboga ukuntu ibintu bagiye bankorera ariko nyine nkabura gisunika nkabura ahantu ntambukiriza iryo jambo nyine mpfiramo ku buryo bandeze bageze baramuhotera bageze ubwo banca mu itorero nta cyaha nakoze kubera rya gare uwo mugore yari umurokore ari n'uwo ushinzwe umutekano yari musaza we ubwo banyamburaga iryo gare nyine ushinzwe umutekano ari musaza urumva ko bakuzizikiranyije baranzingitiranyije nyine nuko igare byarangiye riheze birangira bariteje cyamunara amafaranga barayagabagabana ubwo biraserera nyuma banca mu itorero ngo ni umunyamahane ngo niki turaserera mu itorero haba imanza 3 mu buyobozi bw'itorero mu Pentecote nkavuga nti ngewe kugira ngo niba kuvuga ngo nararakaye nge narakazwaga n'igare ryanjye natangaga ikibazo cy'igare ryanjye nkabazwa naryo sinarakaye nta nubwo nagize ubugome bundi ahubwo umwabaro w'igare ryanjye nicyo kibazo nari mfite abakirisitu nabo bagaguka ati niko babaza abapasiteri n'abadiyakoni bati ni gute umuntu yari kwamburwa igare rye ntarakare ni gute atari kurivugira kandi yambuwe igare rye none ni gute iryo gare ryafatiriwe amafaranga 2,000 kandi akayanga impamvu ikaba amafaranga 600 kandi nayo hayatangiye amafaranga bakayanga igare bakarijyana bakarigurisha bakariteza cyamunara none n'amafaranga bakaba batarayamuhaye bakayagabagabana urumva aho batamwibye ni hehe ntibamukoreye ubujura kugira ngo amurire igare azize amafaranga 2,000 kandi bagurisha igare ry'20,020 ni yaratarazamuka nayo nariguze 20 birangira baguciye mu itorero birangira igare baririye birangira baciye mu itorero ubona heza hanze yaryo unagugisenga reka banshyize hanze mba murungabangabo nyine ubwo bizarangira gute ibintu by'itorero byaranshanze kujya mu yandi madini unagusenga mpagarariraho ndasenga ariko guterana gusa nk'isohokera nkigendera sinjya kwifunga nk'abakirisitu sinemerwa nk'abakirisitu kubaho nyine gutyo ubaho gutyo udasenga abakirisitu nyine njya gusenga ahantu hasanzwe nyine kuko Imana itandukanye n'abantu ariko nyine ibyangombwa by'itorero byo kubona ibyangombwa kwemerwa mu itorero kujya ku ifunguro ntibabinyemerera kubera ntaheza hanze gutyo ihangane pole cyane ubwo akarengane karakomeza nageze ubwo njya kurega njya mu gutanga ikibazo mu itorero ubwo buyobozi nabuhagaritse kurega mu buyobozi babihagaritse by'ubuyobozi wabuze ahantu wamenera mbura umuntu mvugira ngiye kwa gitifu bashaka kunkubita no kumfunga bati wa kigoryi wa kinyamahane uri umugome iki mbega byaha bandeze nyine bakabigarura ubwo rero ku rusengero sasa ibyo wabivuyeho iby'uburere ku rusengero ubwo bamaze kunca kwari ukwanga ko dusengana mbega kubera ko bajyaga imbere kuri alitari bakwigisha bakigisha ibyo twakoranye bigisha wenda bati mwabakirisitu mwe ntimugakubagane ntimugahemukire bagenzi banyu gukora ibwambuzi mugakora ubujura mukagira mute bajye kubyigisha nahitaga ndwara toroma ngahita mpaguruka ntimugute mwigisha abantu ngo ntibakagira ubwambuzi kandi baranyambuye mwigisha abantu ngo ntibakagira ubujura kandi mwe muri abajura igare ryanjye mwanyambuye riri hehe ko mwarifatiriye amafaranga nkayabaha mukayanga naho nkaboneye nkaburonka hakabura uyakira kandi mwarangiza mugafata igare ryanjye mukarigurisha mukariteza cyamunara amafaranga mukayarya igare ryanjye no muri nyerekerere ubwo nyine nabitangamo ikibazo abakirisitu bamwe nyine bagahaguruka bakashaka kunsora ku ngufu abandi ubwo wasingiye mu itorero na Pentecote cyangwa ADP Pentecote muri ADP ari ikibazo none se kuba waguciyeho urumva kuva icyo gihe ko wenda n'abahejuru mu itorero byaje kurangira gute byarangiye no mu itorero naho nyine pasiteri nta gisubizo hawe uwo mukuru w'umudugudu yari umuyobozi hanze ari n'umuyobozi mu itorero nicyo cyabitera birangira baguciye burundu bakwigisha nabitangamo ikibazo gutyo bagashaka kumvurunga mu itorero ngo basohore kugira ngo ne kubavurunga mu itorero kubera ko umutima arabaryaga nyine nabivuga umutima ukabarya n'abanyetorero
nkabateza n'abanyetorero bazi ukuri kwanjye noneho nabo bakabaserereza ubwo bikaba urusaku nyine noneho bikansaba ko nsohoka bampa umutekano nako bansohora ku ngufu kugira ngo bagire umutekano birangira ufata umwanzuro wo kurivamo ubwo birangira nyine mbaye hanze yaryo nabo nyine bashyira hanze kugira ngo ne kugeza kubavunga ngo mbivugeho kuko nabivugagaho bakabura amahoro n'abakirisitu nyine nabo bakabakobata turabizi mwaraririye igare rye kandi mwaramurenganyije nta cyaha yakoze none igare rye mwaraririye rirahera burundu none murashyiraho no kumurenganya mumuca mu itorero nuko ibintu nk'ibyo byabaye akavuye cyane birangira mpeze hanze mu itorero mbura uko ndijyamo maze imyaka igeze mu 10 ndi hanze yaryo n'igare ryaraheze baraririye burundu ubu nyine kuva icyo gihe ntabwo mvikana nigeze ngirana nabo kugeza umunsi wa none ni ukuvuga n'abana babyaye babaye abasore nabo nyine n'inzika ku yindi nyine ubwo nabo babyirutse banyanga n'uno munsi wa none ku buryo n'uwo twahura nk'umusore we twahura akangirira nabi mbega bamfashe mu rwego rwo hejuru kuko ndi umwanzi wo mu rwego rwo hejuru mu itorero mu itorero